rwose mva sinakubwira ngo nabonye Imana nayikozeho, Imana ndetse yankozeho ndabibona kuko narindi hari hagoranye cyane, navuye mu mva ndongera ngaruka mu buzima bundi gusa. Rero aho ngeze ndi gutera intambwe ko bwije ko bukeye, ni ukuri numva ko Imana ifiteho umugambi. Kuba byarabaye ko buriya hari impamvu byabaye kugira ngo yongera kunsubiza ku isi cyangwa se yongera kuturema bundi busa kugira ngo tuzabera abandi tuzatangire ubuhamya mu bandi, tubere abandi icyigisho, cyangwa se kugira ngo aho tuzaba twose tuhamye Imana. Mu by'ukuri ndayihamya kuri uyu munsi, ndafite imbaraga ubuzima kugenda ziza, ndabasha kurya, ndabasha kwijyana kuri bose ariko sinabasha kugenda. Mu by'ukuri uko bugenda buca, ikibazo cy'amaso ntabwo nabasha kureba n'umuntu uri hafi cyane, ariko unyegere nabwo sinabasha kubona, nabonaga ari ubwijiji cyane, ariko izuba riri kuva nshaka kureba umuntu nkamureba isura neza, ibyo ndabishimira Imana. Mu by'ukuri aho ngeze ubu ngubu nta kibazo, ibirenge kugenda bibyimbuka, ahantu hose kugenda byimbuka, mbese muri make ibindi byose Nyagasani yabikoreye kubyubahisha, kandi ndahora musingiza igihe cyose, kandi nkamushimira kuko yanyeretse abavandimwe, anyereka inshuti, niho namuboneye by'umwihariko. Ubu rero nanjye ndi umuhamya w'ibyo nabonye. Ni ukuri mu rugo rwacu turakomeye kandi turikomeje nta kibazo. Mu byiza n'ibibi tumenye gushimira, mbere na mbere dushimira Imana kuko hari impamvu yansigaje kuri iyi si, hari impamvu yadusigaje, hari impamvu mbese nuko Imana idukunda kandi idufiteho umugambi. Ntabwo twitotomba ntabwo twijujura, ahubwo turayishimira kuko ingabire y'ubuzima yaduhaye kuba dugihumeka. Ni ukuri ni iby'agaciro. N'ubu kuba nicaye aha ngaha ntabwo nari nzi ko nzaba mbicaye, ntabwo nari nzi ko nzaba nicaye, ni ubuntu Imana yangiriye. Ubwo rero nk'abavandimwe ndabashimiye kubw'ihumure n'ijambo ryiza mutubwiye. Mbere na mbere ni Nyagasani uba wabohereje, ntabwo ari mwebwe. Ni ukuri ndashima Imana kuko twabonye Imana mu rugo rwacu, Imana iri kumwe natwe, mbese Imana yatubereye byose. Ndumva umugabo nagera hano ibindi arabyongeraho. Murakoze. Aho yamukuye ni kure pe, biragoye kuhava, ariko nta kinanira Imana. Nawe Rishari ibyo yaciyemo ni byinshi pe. Buriya iyo umurwayi ari kwa muganga aryamye ku gitanda, wa murwaza we, buriya nubwo umurwayi aba aryamye ku gitanda, ariko buri umurwaza abarwayi no aba afite umusaraba nawo uremereye yikoreye, ariko harahirwa abatazabasha gufata umusaraba ngo bawujugunye, ahubwo bazawukomezanya paka ku iherezo. Rishari rero nawe ni ukuri ntabwo nabura kugushimira kubwo kwihangana, kubwo gutwaza gitwari, ukaba umurwaza mwiza, ukaba Simoni mwiza. Kugeza iyi saha tukaba tuje tubasanga mu rugo ari amahoro, muri kumwe. Hari abo twageraga tugasanga barabataye, hariho umurwayi abona umurwaza abona umurwayi bikomeye abona atazabishobora, ngo ati reka mbivemo nigendere. Nyagasani wazikorera ibishoboka, ariko siko biba byakagenze. Ariko muvandimwe Rishari turagushimira. Inshuti z'abarwayi ntabwo watubereye ambasaderi mubi, inshuti z'abarwayi, inshuti z'abarwayi kuko watubereye n'urugero rwiza rwo kuba inshuti y'umurwayi. Rero nawe hari icyo twifuzaga yuko wenda arakari ku mutima kagakiregeshwa nawe washyiraho, nta kibazo. Ariko twebwe icyo dushimira Imana ni uko dusanze mukiri bazima, kandi Nyagasani Yezu adusaba gushimira mu bibi no mu byiza, tugashimira. Rero nawe tukaguha akanya kugira icyo tubwira mu ncamake mu buzima bwo kwa muganga, garuka mu rugo muri biriya byabo, hanyuma
tukagera tugasoza tugasubira mu macumbi aho twaturutse. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Ngira ngo wenda byinshi kujya bashyiramo incamake. Ibyo mu buzima bwacu bwa buri munsi hari uburyo umuntu yiha intego, avuga ati reka nihe intego byibura wenda uku kwezi ndebe ko iyo ntego wenda nabasha kuyigeraho. Ni muri ubwo buryo nyine natwe natangiye ku kwezi kwa 12 meze nk'umuntu mbese nyine uri kwiha intego, ku buryo natangiye n'itariki ya mbere mvuga ngo ngiye gushakisha nyine imibereho byibura nyine ubwo mu ntego nari nihaye mbese nyine y'ukwezi ngo ati byibura uyu mwaka ushire nda hari uburyo nyine mu ntego nari nihaye nda nawe maze kugeraho. Ariko siko byagenze. Ku itariki ya mbere hari z'uku kwezi nibwo nyine twisanga turi mu bitaro Kibagabaga, birangira urumva nyine baduhaye n'ibitaro. Urumva muri ubwo buzima twari tubayemo nta muntu wenda navuga ngo nsize hano mu rugo n'umuvandimwe mufashanye ntawe yari afite byibura wenda ngo arahita amusigaraho nyine wenda nanjye ngaruke mu rugo. Ubwo urumva n'igihe watangiye urwo rugendo rwo kumuba hafi, mbese mubera umurwaza wo mu bitaro, nkongera nyine nkajya mfata igihe nyine nkagaruka n'aha mu rugo. Ubwo byabaye ngombwa nk'ubwo buzima nyine tukigerayo twaraye mu bitaro turi kumwe, ndetse n'inzara iradukubita. Numva nyine nta kintu na kimwe umuntu yari yateguye mbese wenda ngo avuge ngo wenda hari uburyo bundi wenda nyine yari yateguye cyangwa se no kuba wateguza n'umuntu uti nyamuneka turahana nyine mutugemurire. Twagiyeho ntawe uteganya ko wenda turi bunatinde, kuko numvaga ko ari ibintu wenda nyine biri burangire, kuko twagiye ubona ko burya uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso ni uburwayi akenshi nyine budahita bugaragariraho. Twagiye nyine ubona umuntu nyine yumva anatambuka nyine ubona nta kibazo, ariko wenda nyine ikibazo kigaragara mu mubiri, wenda nyine yagize ikibazo, ariko nyine kuri we nyine avuga ati ndumva nyine mu mubiri nta kibazo kirimo cyane. Iyo twageze no kwa muganga mbese nyine batinda no kutwakira, twaraye hanze ari imbeho ari inzara bidukubita nyine kugeza hafi mu rukerera. Ubwo rero twaje kwisanga nyine baduhaye ibitaro, kajya muba hafi. Ubwo nyine mu kuduha ibitaro hari umuvandimwe cyakora nyine wahise ambera umuvandimwe mwiza, arambwira ati rero dore njye ku manywa mba mfite akazi, ntabwo byankundira kuba namubaho amanywa nijoro. Shakisha umuntu wajya mubaho byibura yenda nyine ku manywa, nanjye nze murareho nijoro. Ubwo nashakishije uburyo bushoboka bwose mbona ntibyakunda, ndavuga ati ntacyo jya umfasha ijoro, amanywa nanjye nta kinjyana mu rugo kindi, nzajya mwirirwaho nta kibazo rwose. Ubwo umuvandimwe mbese tukajya dusimburana, akamuraraho mu gitondo akazinduka agenda, nanjye nkazinduka nyine nza kumwunganira. Nimugoroba ijoro ryagera nkava ku bitaro nkagaruka hano mu rugo, nkongera nkazinduka mu gitondo. Ubwo twabayeho n'ubwo buzima nyine mu bitaro, barimo kumwitaho rwose pe bihagije, banatubwira rwose ko nta kibazo nyine gihambaye babona kirimo, n'umuvuduko urimo kugenda ugabanuka. Ubwo urumva guhera ku wa mbere twabonaga rwose ko ibintu ari amahoro, wenda nyine ubona nta kibazo kiriho cyane. Ku wa gatanu rero nibwo narebye mbona umurwayi nyine nari ndwaje, mbona yatoye n'akabaraga rwose, mbona nta kibazo. Arambwira ati rwose ndikumva nta kibazo, ubwo mbasha kwijyana hanze, ndikumva wanyarukira mu rugo ukagira bimwe utunganya, wenda byaza kugushobokera ukagaruka nimugoroba. Ubwo nagiye nza mu rugo, urumva nyine ari imyenda ari ikeneye narunze ahangaha, ntabwo twaherukaga gufura. Ubwo niremera nk'umuntu nyine urimo gukora umuganda, naje ndafura, nirwa mfura, ndakoropa, njya nyine nkora amasuku mbese nyine bishoboka. Bigejeje nko mu ma saa sita igihe nakagize uburyo nyine nshakisha nanjye cyaramera igifu, nikoreje hirya ku kabutike n'akamverope ngo ngiye guhaha, numva barampamagaye barambwira ati uri hehe? Ndavuga ati ndi mu rugo. Ati koresha ibishoboka byose iminota itarenze 15 ubwo tugezeho. Ni muganga. Urumva nyine yahise ambwira ko ari muganga umpamagaye. Ubwo ari ugukaraba, ari ukugera gutse na verope nahise nyigarura njugunya ahangaha, no gukaraba sinigeze nkaraba.
mpita nihutira gutega moto nyine mfatiraho. Naragiye n'ubundi ngera ku bitaro, ngeze ku bitaro ho umurwayi nari namusize ndamubura. Mubuze mbarije abandi barambwira ati reka reka bamujyanye. Ndabariza ati se bamujyanye he? Bamujyanye ntabwo tubizi. Ndabaririza kubw'amahirwe mbajije umuganga arambwira ati ari mwahanga ariko nyine ntabwo yemeye kwinjiramo. Urumva nari mpageze hafi nka saa saba z'amanywa. Rero saa saba z'amanywa ubwo urumva nagumye aho ngaho ntegereje wenda nyine ngo barambwira ngo bimeze gutya na gutya. Ndagomeza ngo aho ngaho saa 8 ziragera, saa 9 ziragera, saa 9 zigeze ubwo nanjye nahise nyine njya mu isaha y'impuhwe z'Imana ntangira kuvuga ishapule y'impuhwe z'Imana. Ubwo bigeje hafi nko mu masaha 9:20 urumva nyine nanjye nari ngeze hagati, mbona nibwo umuganga yasohokaga arabaza ati umurwaza Vestine ari hehe? Ndavuga ati umurwaza rero ntawe hari yagiye mu rugo ariko nyine ninjye mufasha nyine hano. Ubwo nibwo bahise bambwira nyine ngo ninjire. Ubwo urumva ariyo shapule ntabwo nabashije nyine kuyisoza nyine nk'uko nari nyitangiye. Ubwo nahise ninjira mbese nyine bantangaje nyine inkuru mbi, reka barambwira nyine uburyo nyine byagenze, bambwira uburyo nyine bamujyanye mu gitondo nyine bimeze nabi, bakoresha ibishoboka byose nyine ngo barebe ko nyine barengera ubuzima bwe n'ubw'umwana, babona ntibigishobotse. Barareba bati rero kugira ngo bose tubabure reka dukoreshe ibishoboka byose tugire umwe turengera wenda undi agenda ariko nyine turengera umwe muri bo. Ubwo rero nibwo bagerageje nyine gutabara ubuzima bw'uyu nguyu n'umwana, urumva nyine yari agihumeka nyine mo gakeya, nayo bagerageza ibishoboka byose bamaze kumushyira nyine ahagaragara, bagerageje kumukorera ibishoboka byose, urumva nyine yari yamaze no kunanirwa. Baragerageza nyine biranga, birangira nyine umwana yitahiye, ariko babasha kurokora nyine ubuzima bw'umubyeyi. Ubwo mu by'ukuri rero muri urwo rugendo nyine twabayemo iki cyumweru, urumva tumazeyo tugiye kumarayo hafi ibyumweru 2. Mu byo byumweru 2 twabayemo turashima Imana ni ukuri hari ikintu kikubaho mbese kikagira ngo hari kiguhe isomo cyangwa se wenda kigusigire n'ubuhamya. Ni ukuba muri ibi bihe twabayemo twabaye mu kibazo cyacu, tukimara kubamenyesha amakuru mukagerageza kutuba hafi, mbese ikibazo cyacu mbese ikintu mbashimira cyo nuko nyine mwabaye nk'abakigira nyine nk'icyanyu. Mukore bwabaga murahaguruka rwose mushakisha hirya no hino buri wese uko ashobojwe, mwatubaye hafi ku buryo bugaragara rwose. Ni uko nta n'ikindi kintu twabona twabitura usibye gukomeza kubasabira umugisha ku Mana. Yesu akuzwe. Urumva rero nta byinshi nyine navuga usibye gushimira Imana iyo tubaye hafi muri uru rugendo twari turimo rutoroshye, ndetse tunashimira namwe bavandimwe mwakomeje kutuba hafi na n'ubu mukaba mukituye hafi. Nuko Imana yacu y'amahoro ikomeze duhane umugisha utagabanyije. Murakoze. Usuzume intege nke zanjye buri gihe, umpe gutwaza nkukurikire undinde icyantanya nawe. Nzigumira iwawe Mwami waducunguye, impuhwe n'urukundo byawe abaribyo bimbeshaho. Uri mwiza Yesu, uri mwiza wese, uri mwiza rwose. Nzahora nguhanze amaso, nzahora nguteze amatwi, kuko nzi ko umukiro wose uganje iwawe. Nzahora nguhanze amaso, nzahora nguteze amatwi, kuko nzi ko amahoro yose atangwa nawe.
kure ya Yesu kandi Roho Mutagatifu yaduhaye mu by'ukuri twakwifuje yuko atatujya akora akajya twereka inzira za Yesu. Yesu ni mwiza, Yesu ni muzima kandi arakiza. Kugeza n'isaha turabibona, tubona ibitangaza bye umunsi ku munsi. Mu by'ukuri shitani yari yasabye ubuzima bwa bose, ariko ukuboko kw'Imana kwarigaragaje. Umuvandimwe Vestine turamufite, kandi ntimugire ikibazo, uriya ni umumarayika uri mu ijuru, uriya ni umumarayika, nta cyaha, nta namba, bara ni abamarayika. Mwumve yuko uru rugo mufite umumarayika urureberera umunsi ku munsi. Gabriel na Mikayire bari bahari, ariko hiyongereyeho n'undi mumarayika wundi. Rero turashimira Imana nk'inshuti z'abarwayi, natwe ubwacu turashimira Imana kuko yo yikomeza no kuduha imbaraga zo gukora ibyo twakagombye gukora. Ibyo mubona ntabwo natwe ari twebwe nk'uko bivuze, ni Nyagasani. Ni Nyagasani udutiza imbaraga, ni Nyagasani uduha imbaraga, kandi mu by'ukuri urebye aho twavuye, inshuti z'abarwayi, natwe inzira nyinshi twagiye tunyuramo, nta n'isaha twaba tugihagaze, ntabwo twabura kuvuga ko nabyo ari igitangaza cy'Imana, kuko hamya yuko bamwe muri twe n'ubundi turi ibitangaza by'Imana, kuba tugihagaze tugahagarara tukema, n'ubundi ni ibitangaza by'Imana, ni impuhwe z'Imana, ni Nyagasani, ni Yezu wenyine, ni Yezu we uba waraguhagaritse, abazi n'impamvu yaguhagaritse. Rero igihe tugifite akanya ka hano ku isi, tugihumeka bikemera, tukavuga bikemera, tukagenda bikemera, twumve ijwi rya Nyagasani riduhamagara, twumve icyo ritubwira, kandi tugikora n'ingoga, tugikore twumva tukishimiye. Kristo Yezu akozwe.